Muraho neza mwese nshuti z'akadasohoka za Duhugurane-Ikinyarwanda. Reka mbashimire umuhate mukomeje kugaragaza mukurikira ibiganiro tubategurira, kandi ibiganiro mukabigeza no ku nshuti zanyu ku buryo nazo ziryoherwa n'ibiganiro tuba twabagejejeho, ibiganiro byibanda ku migani y'imigenurano isobanuye, ku buryo umuntu amenya umugani uyu n'uyu, ahantu yawukoresha ndetse n'igihe yawukoresha. Tukagenda tunagaruka ku biganiro byibanda ku nshoberamahanga, ndetse tukibanda no ku myandiko yaryoheye amatwi mu gihe cya kera, ndetse n'imivugo yuje imitoma ya yindi umuntu abwira mugenzi we cyangwa inshuti ye ikava mu bye, nayo ntituyisige inyuma. Ngaho rero reka nizere ko meze neza aho muri hose, haba ari abatetse i Rwanda ndi, abari hakurya y'inkiko zarwo ndetse n'ibwota amasimbi. Reka tubahe yambu atari ya yindi yambura abana. Rero nyuma yo kubagezaho igice cy'umuvugo witwa mareba atemba maribori, nashatse kugira ngo nyuzemo gato mbahe imigani 10 nk'uko nsanzwe mbikora nka misa ya mbere, maze ari wa wundi uryoherwa n'imigenurano, ndetse n'undi waba ushimishwa n'imyandiko cyangwa se imivugo runaka ndetse n'inshoberamahanga, bose mbashimisha imbumbe. Ngaho rero ni mu ntege yombi, maze dusobanukirwe iyi migani 10 nabateguriye uyu munsi. Tubahaye ikaze. Umugani wa mbere uragira uti: haguma amagara umurizo uramera. Ngo haguma amagara umurizo uramera. Mbere na mbere iyi mvugo yavuzwe n'inyoni umwana yahigaga. Igihe umwana yahigaga inyoni ayirukaho, aza kuyirukaho ayifata imirizo. Ayifashe umurizo, inyoni ikorana imbaraga n'imbaduko ihita imucika, umwana asigarana imirizo mu ntoki. Maze mu kuba yidundaritse ku giti, ivuga iyi mvugo imuseka igira iti: haguma amagara sha imirizo iramera. Rero yashatse gusobanura iki muri ayo mashyengo yabwiraga uwo mwana? Ari naho abanyarwanda bakurije uyu mugani ugira uti: haguma amagara umurizo uramera. Uyu mugani ushatse gusobanura ko ikintu cya mbere cy'ingirakamaro, ikintu cy'ingenzi ni ubuzima. Ibindi byose umuntu arabikorera, ibindi byose urabishaka bigashoboka. Twabihuza n'iyi migani yindi igira iti: haguma ruseke ibintu biragenderwa. Iyo ufite ruseke uri muzima, ufite ubuzima bwiza, rwose ushobora gukora ibindi ukabigeraho. Cyangwa se abantu bakagira bati: haguma umwami ingoma irabazwa. Ibi byavuzwe na Kabare nyuma y'urugamba rwabereye ku Rucunshu, avuga ngo nubwo ingoma bayijyana nta kibazo, haguma umwami ingoma tuzabaza indi. Ibyo rwose ndumva bisobanutse. Yashatse gusobanura ko umwami ari we w'ingenzi, naho ibyo kuvuga ngo ingoma yo hazabazwa indi. Murumva ko haguma amagara umurizo uramera. Ikintu cy'ingenzi ni ubuzima, ibindi byo birashoboka kuyibona. Umugani wa kabiri uragira uti: hakomera imfubyi ifuni iragororwa. Ngo hakomera imfubyi ifuni iragororwa bishatse kuvuga iki? Burya iyo ufashe imfubyi ugafata n'ifuni ukabigereranya, ahangaha ni kwa kwikunda kw'abantu, aho usanga umwana wundi abishya inkonda. Rero muri kwa kwikunda kwa muntu, ugasanga umuntu yita ku isuka cyangwa se
ku kintu ashobora kugorora kikagororoka, kavuga ngo nubwo ifuni yagorama yakoreshwa ite umuntu yayigorora. Rero ahangaha ni umugani ushaka gusobanura ko ikintu gishobora kugororoka bacyitaho cyane kurusha ikintu umuntu atakwitaho cyamujyanira igihe kandi kitamuvuye ku mutima. Ngo umwana wundi abishya inkonda. Abana ni nk'abandi, ariko umwana ngo utari uwawe usanga nta kintu nibura cyakuraza inshinga kuri we, ugasanga umusonga we ntukubujije gusinzira. Birumvikana. Umugani wa gatatu uragira uti hanyurwa umutima, inda ni igisambo. Ngo hanyurwa umutima, inda ni igisambo. Uyu mugani ushatse gusobanura iki? Buriya umutima n'inda ni ibintu biri ku mubiri wacu ariko bitandukanye. Buriya kwibuka ndetse no kuzirikana rwose navuga ko ari ingeso y'umutima. Ni ibintu bigaragaza umutima wa kimuntu, umutima nama. Ati kami ka muntu ni umutima we. Umutima urashimisha, umutima uribuka, umutima wibuka ineza wagiriwe. Ariko inda yo urayiha mu kanya ugasanga irakubaje, cyangwa se ejo ikongera ikakubaza. Inda ni indashima, niko twayifata. Inda ni indashima. Rero hano uzajya kumva umuntu akubwiye ngo, hano uyu mugani twawuhuza n'iyi migani ibiri ikurikira, aho umuntu avuga ngo hashima umutima amabondo arahingirwa. Ngo hashima umutima amabondo arahingirwa, cyangwa se nzaguha ibyibushya amatwi ntibyibushya amatama. Ngo nzaguha ibyibushya amatwi ntibyibushya amatama. Ibi byose ni ukugaragaza ko inda ari indashima, ko gukorera inda rwose uhora ukora, kuko ntabwo ijya ihaga. Ihaga ari uko umuntu yagiye iwacu wa twese. Ariko umutima iyo uwunejeje uhora wibuka. Rero inshuti zanjye, hanyurwa umutima, inda ni igisambo. Umugani wa kane uragira uti hasabwa nyirankumi, hakarongorwa nyiranzaratsi. Ngo hasabwa nyirankumi, hakarongorwa nyiranzaratsi. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ushaka kuvuga ko uyu nyirankumi na nyiranzaratsi bafite ibyo bitwaje ariko bitandukanye. Umwe yitwaje ubukumi bwe, undi akitwaza inzaratsi. Inzaratsi wenda bubu baba bankurikira ntibabyumva. Inzaratsi yabaga ari ibyatsi cyangwa se imigenzo runaka, cyangwa ibindi bintu umuntu yakoresha mu buryo bwo kugira ngo yigarurire umugabo we, kugira ngo amuhore hafi cyangwa se amukunde. Hari n'abajyaga bavuga ngo uriya mugabo yariye indaramabuno. Indaramabuno akaba ari inzaratsi. Umugore yagiraga atya, agafata nk'umutsima akawunyuza mu kibuno avuga amagambo umucunnyi yamubwiye. Umucunnyi ni umuvuzi gakondo nshatse kuvuga. Akajya ku mucunnyi akamubwira amagambo ari buze kuvuga anyuza mu kibuno mu mutsima, maze akaza kuwugaburira umugabo we. Uwo mugabo we akazajya amukurikira aho agiye hose, mbese akamukunda. Icyo amubwiye akagikora, ndetse n'aho amubwiye ko yajya akamukurikira. Ugasanga rero izo ari inzaratsi. Rero ngo hasabwa nyirankumi, hakarongorwa nyiranzaratsi. Ibyo umuntu ateganya, ibyo umuntu aba ashaka kugeraho, ibyo umuntu ahihibikanira kugeraho, burya n'Imana nayo iba ifite uko ibigenza, ifite
ibyo yaguteganyirije, iba ifite uburyo ibiguha. Rero hano uko umuntu ateganya gukora ikintu ni nako Imana iba ishaka ubundi buryo bikorwamo. Nicyo uyu mugani ushatse gusobanura, ko hasabwa nyirankumi hakarongorwa nyiranzaratsi. Nyirankumi akaba ari aho ngaho azi ko ashobora kurongorwa, ariko nyiranzaratsi nawe hirya ashaka indi migambi y'uburyo yarongorwa. Niko rwose uyu mugani twawukoresha. Umugani wa 5 uragira uti: hataka nyir'ubukozwemo, naho nyir'ubutereranywe n'akebo ntakoma. Reka ngusubiremo ngo: hataka nyir'ubukozwemo, naho nyir'ubutereranywe n'akebo ntakoma. Niba hataka se nyir'ubukozwemo, nyir'ubutereranywe n'akebo we akinumira, ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyo umuntu akoreye undi runaka akantu gato kamubabaza, usanga wa muntu atera urusaku, naho ugiriwe nabi, ugiriwe by'agashinyaguro, usanga we aceceka kuko biba byamurenze, agakubitwa n'inkuba akabura icyo avuga. Hano rero bishatse gusobanura ko iyo umuntu yahuye n'ibimubabaza byinshi by'indengakamere, ahangaha nta kintu aba afite kindi cyo kuvuga, aha araceceka ahubwo akihangana. Nicyo bishatse kuvuga. Umuntu wababaye kenshi usanga atuza, aho kugira ngo atabaze cyangwa atakambe, azi ko atabona umwakira umutwaro afite ku mutima, atabona uwamwitangira. Aha nicyo bishatse kuvuga ngo: hataka nyir'ubukozwemo, naho nyir'ubuteruranywe n'akebo ntakoma. Ufite ububabare cyangwa se uwahuye n'ububabare buke, usanga ari ufite amagambo menshi atabaza cyangwa se yitakana abandi, naho uwagiriwe nabi by'agashinyaguro ugasanga we yaratuje bitewe n'uko yabuze icyo avuga. Ibi ngibi rwose birasobanutse. Umugani wa 6 uragira uti: haterwa inkunga uwibwira. Haterwa inkunga uwibwira. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyo umuntu yibwiriza, iyo umuntu akora ntashyire amaboko mu mufuka cyangwa se ngo yifate mapfubyi, iki gihe umurimo yakoze nawo umuha umugisha, umurimo yakoze nawo ubyara ibindi byinshi kandi ukabyara ibyiza. Rero uyu mugani ushatse kuvuga ko Imana ifasha uwifashije. Ntiwavuga ngo Imana irahari, reka nigaramire rwose izanyubakira inzu. Oya, ahubwo gerageza gushaka uburyo wagera kuri ya nzu, washaka uburyo wazakwegeranya ibikoresho, maze rero iyo mirimo mito mito ugenda ukora, Imana ikagenda iyiha umugisha, maze ya nzu ukazayigeraho. Naho ntiwashyira amaboko mu mifuka maze uvuge ngo nimugoroba ndi buze kubona ibyo kurya kandi utakoze. Oya, Imana ifasha uwifashije. Nta kwiringira Imana kandi utakoze ngo iri buze kugushumbusha. Oya, Imana ifasha uwifashije. Icyo bishatse kuvuga. Umugani wa 7 uragira uti: hitamo ihima indyarya. Dushobora no kuba twanawuhuza na hitamo itera ipfa. Uyu mugani wo musanzwe muwuzi, ariko hitamo ihima indyarya bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyo ushaka kubona umuntu uwo ari we, uko ameze,
umuntu uko ateye, ushaka kubona ingeso ze runaka utaruzi, umuha uburenganzira busesuye bwo guhitamo mu bintu runaka ushaka kumuha. Rwose iyo uhaye umuntu uburenganzira ahitamo ahuje n'amarangamutima ye. Ahangaha niho ubonera umuntu, niho ubonera ingeso z'umuntu, niho ubonera imico y'umuntu. Muhe ubwisanzure, umuhe uburenganzira, rwose ahangaha uzamenya uwo ari we. Ngo hitamo ihima indyarya. Umugani wa 8 uragira uti hora mpore n'ibashyitsi bake. Ngo hora mpore n'ibashyitsi bake bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko niba turi babiri nkakubwira ngo hora nanjye mpore, icyo twasezeranye nta wundi wakimenya utakivuze nanjye ntakivuze. Uyu mugani ushobora kuba mbarenguriye igisobanuro cyawo. Uyu mugani ushaka kuvuga ko ibanga ari irya babiri. Ibanga rwose ni irya babiri. Umugani wa 9 uragira uti ibibuze 11 ntibijya mu ruganda. Ngo ibibuze 11 ntibijya mu ruganda. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Kera iyo umuntu yajyaga gucurisha amasuka cyangwa se gucurisha ibindi byuma akeneye, nuko yajyanaga ibyuma, yajya no gucurisha utuntu runaka, ariko akajyana insagu. Insagu ni kiba kigomba gusaguka cyangwa se kigomba kurengaho, akajyana ibisaze cyangwa ibirenzeho, kugira ngo wa muntu uri buze kumucurira, wa mucuzi aze gusigarana ya nsagu cyangwa se cya cyuma kindi cyasagutse nk'ingororano y'akazi yagukoreye. Uyu mugani ushatse gusobanura ko buri kintu cyose cyakagombye kugira ingororano. Niba umuntu agukoreye akakugirira neza, nawe hari icyo umugomba. Uyu mugani rwose urumvikana ko burya iyo umuntu akugiriye neza yakagombye nawe kugirirwa ineza. Ngo ineza yiturwe indi. Ni ibintu rwose bisobanutse. Umugani wa 10 ariwo wa nyuma uragira uti ibiheri bihera mu nzu, isuku igasuka hanze. Reka mbisubiremo. Ngo ibiheri bihera mu nzu, isuku igasuka hanze. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ibiheri turabihuza n'iki? Isuku tuyihuze n'iki? Buriya abanyarwanda ni abahanga. Bafashe ibiheri babihuza n'umugore utari mwiza ariko w'umukozi. Bafata isuku bayihuza n'umugore mwiza w'ikizubazuba ariko w'umunebwe, kandi akaba agira urusaku. Ahangaha igisobanuro rwose muracyumva. Hano ngo biraruta kugira umugore utari mwiza cyane ariko w'umukozi, aho kugira umugore usakuza mwiza ariko ari umunebwe. Ngo umugore ukora ashimisha ubusanzwe umugabo we niyo yaba atari mwiza cyane, naho umwiza ikizubazuba mutembanshyushyu ariko usakuza akaba n'umunebwe, icyo gihe rwose asendwa vuba. Umuntu amusenda vuba. Gusenda ni ijambo navuga ko ari ijambo ryakoreshwaga kera. Ubu ngubu nta bantu bagisenda abantu,
nta bagabo bagisenda abagore babo. N'igihe umugabo yashakaga umugore, mu gihe cyo kumuhekera ugasanga muri kwa kumara amavuta arimo kurya ubukwe, nka mu gitondo ba nyirasenge bakaza kubaza umuhungu uko byagenze, niba koko yariye ubukwe ndetse n'uburyo yamaze amavuta. Bakaza bareba aho mwaraye, basanga hatari amaraso bakagira bati uyu mukobwa ntabwo yari umukobwa ahubwo yari umugore. Ubwo murumva ibyo nshatse kuvuga, ko uwo mukobwa, niba uwo mukobwa atari isugi rero, icyo gihe barebaga ingobyi bagashyiramo igisura. Igisura ni bya byatsi bimera mu gishanga biryana nabi nk'isusa, maze ingobyi bakayishyiramo igisura, bagahita bamunanguriramo, bagaheka bakamusubiza iwabo, maze izo batanze zikagaruka. Icyo gihe rero icyo ni igikorwa twakwita gusenda. Gusenda byabaga ari ibyo ngibyo. Cyangwa se umugore yaba yafashwe mu ngeso mbi zindi, icyo gihe umugabo akaba yamusenda. Gusenda ubwo ubu ngubu mu mvugo yoroshye twabyita nko kwirukana umugore. Ndumva ahangaha mubisobanukiwe. Rero ni ahangaha dusoreje imigani 10 y'imigenurano isobanuye nabateguriye uyu munsi. Nifuza ko mwazajya muyikoresha muganira, ku buryo umuntu akubenguka buhanga, ndetse akubenguka ku buryo nk'umuntu uganira w'intiti, cyangwa se no kwandika umuntu akagenda anobekamo umugani, ku buryo ingingo isobanuza umugani bikanyura amatwi umuntu bisoma. Rero mukomeze kugira umunsi w'intwari zaduhaye ubuzima mwiza. Mbifuriza guhorana amahoro n'amahore aho muri hose. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.